ndashimira ubumwe baduhaye kino gikoresho icyo kidufasha imyitozo ya buri munsi. Mu kigo cya Ubumwe Community Center gahunda zihaba ni nyinshi, ahanini ziba zigamije kwita ku bafite n'abadafite ubumuga. Uyu munsi iyo tugarukaho nireba abafite ubumuga basurwa mu rugo n'abakozi b'iki kigo bakabitaho, ibi bizwi nka home visiting mu rurimi rw'icyongereza. Ntimwibagirwe gukanda aho hasi handitse subscribe nk'uburyo bwiza buzajya bubafasha kwakira byihuse ibyo dushyira ku rubuga rwacu Ubumwe Community Center TV. Tubahaye ikaze. Muri iyi nkuru natwe byadusabye kujya hirya no hino ahari imiryango irimo abafite ubumuga. Mu byo bagaragaza by'ibanze ni uburyo iyi gahunda yo kwitabwaho babasanze mu rugo yabafashije mu buryo bufatika ndetse n'umusaruro wayo watangiye kwigaragaza. Aha turi ni mu kagari ka Byahi, umurenge wa Rubavu. Twahasanze Mukarukundo Confiance, ni umubyeyi w'umwana w'umukobwa ufite ubumuga bw'ingingo witwa Impundu Rusaro Keria. Uyu mubyeyi yahamije ko impinduka amaze kubona ari nyinshi kandi nziza. Mu buryo community center bamwe mu serivisi menshi, ariko muri amwe navuga nk'uburezi ku mwana, byerekeranye n'amashuri, ubuvuzi ku mwana, gukurikirana umwana ku buvuzi bwa buri munsi. Umwana yagize ikibazo aravuka agira ubumuga, bamukorera kine, ndetse uretse na kine iyo yagize ikibazo cy'uburwayi runaka gishobora kuba kindenze cyangwa kingoye, bamfasha ubuvuzi kuri we. Hariho impinduka nyinshi. Serivisi zatangiye muri 2012 nibwo umwana yageze mu kigo, atangira yitabwaho mu rwego rwo kwiga ndetse n'ubuvuzi. Usibye ko ubuvuzi bugenda bwiyongera uko batangiye, ubwo bagendaga baduha bugenda habaho impinduka. Mbere umwana ntabwo yari azi kwicara, bashobora kwicara, ndetse bagiye bakomeza no kumufasha mu rwego rwo kuvurwa ku bindi bigo birenze aho batakoraga imfashangingo mu ngingo kugira ngo ziramburwe, bakamukorera pareye zifasha amaguru kuramburwa, kwirambura amavi n'ahiname. Umwana ubu ngubu ushobora kumufata amaboko ye gushyizemo imbaraga ariko zitari nyinshi, mukaba mwagenda. Umwana yajyaga ku ishuri buri munsi ahetswe, ariko ubu bamuhaye igare rimufasha kujya ku ishuri, ku buryo ajya muri rya gare akagenda ahagaze, si ukugenda yicaye, akaba yakwigendesha n'amaguru. Aha ni ku wundi munsi nanone mu kagari ka Mbugangari, umurenge wa Gisenyi. Ubwo abakozi ba Ubumwe Community Center bari bagiye mu rugo rwa Nkurunziza Ephraim kumukorera ubugororangingo. Natwe twajyanye nabo ndetse tunaganira n'uyu mugabo. Murakoze cyane, abakozi baganga baramfasha kandi baramfashije cyane, bagorora ingingo kugira ngo bagabanye uburemere bw'ubumuga mfite. Iyo bagoroye numva umubiri utangiye koroha, ingingo zikoroha, nkumva ntabwo mfite uburemere bunini. Ndumva tumaranye igihe ntabwo ari gito. Mbere bataraza no guhaguruka byari bigoye, ariko ubu ngubu ndahaguruka nkaba najya ku muhanda ngatega moto. Nibyo gukira turabyizeye, kandi wenda hari n'igihe zaba ari byiza nyine no ku n'ingingo ye zitaremerewe cyane. Iyo bakora izi serivisi bituma ingingo zikomeza koroha. Ubumuga ingingo zose zirasa naho ni kurubatire cyangwa se ku ingingo zararemaye. Navuga umugongo ntabwo ugororotse, n'amaguru ntabwo agororotse, bigatuma ntagenda nemye. niyo mpamvu kugenda kwanjye bigora.
noneho iyo baza kungorora umugongo uroroha, ingingo ziroroha, n'aha ngaha ku matako mahanshi, bikatuma atakomeza kugira ikibazo gikomeye. Abakozi b'ikigo Ubumwe Community Center nabo ubwabo iyi gahunda yo gusura abantu bafite ubumuga bayibonamo ibisubizo byinshi cyane, ku buryo icyizere cyongeye kugaruka kuri ba bandi bari mu bwigunge. Nitwa Yvonne Uwamahoro, abandi ni physiotherapist muri Ubumwe Community Center UCC mu magambo ahinnye. Home visit nk'uko mubyumva igizwe n'amagambo abiri, home and visit. Ni ugusura umuntu tukagera mu rugo, ariko ni wa muntu nyine ufite ubumuga niwe tuba tuvuga, kugera aho atuye, ahaba. Akenshi ni ba bantu badashobora kugera kuri centre aho dukorera, nibo rero dusura muri porogaramu yitwa home visit. Bifite umusaruro munini cyane kubera ko ya serivisi n'ubundi baba batayibona, kubera uburyo bwo kugera aho hantu buba bugoye, kubona umuherekeza kuhagera biba bigoye. Iyo rero tumworohereje twe tukamugana, ikintu cya mbere kimufasha bimuha ikindi cyizere yuko hari abandi bantu bamwitayeho. Icyo kintu cya mbere, urumva bari mu rugo yigunze avuga ati nta nubwo kuvuzwa binyoroheye, ntago mbese aba yumva n'ubuzima bwanze, ariko iyo tumusanze icya mbere bikemura bimuha umunezero wo kumva ko hari abantu bamwitayeho, bashobora kumusanga mu rugo aho arembeye, cyangwa se aho ababariye, cyangwa se aho atashobora gukora nk'ibyo abandi bose bakora. Ikindi cya kabiri bifasha na ya famiye iyo babana wa muryango kumva ko batari bonyine. Urabona bari abantu bakunze kumwe igihe kinini mu buriri, cyangwa se bakora ibintu byinshi cyane cyane toileting ibananira. Icyo kintu aba ari ikibazo ku buryo abantu babana nabo bakunda gusa nk'abarushye mu bwonko kubera kwita kuri abo bantu cyane. Iyo tugeze mu rugo rero tukabaganiza, tukaberekera imyitozo n'ibiki byinshi, baranezerwa, bavuga ko dufatanije nabo kwita ku murwayi wabo. Ikindi cya gatatu just turamuvura, abona ya ntuza atabonaga, ya traitement tukamwitaho akabona progression. Nimba tumusize adashobora kwivana mu buriri, ejo n'ejo bundi ukora imyitozo akaba yakwivana mu buriri. Nimba tumusize atazi kwigaburira akaba yakwigaburira. Ibyo byose noneho aranezerwa akavuga ati okay, nubwo nagize ikintu kibazo ariko naritaweho, nshobora kuva kuri no step nkajya kuri step. Gusura abafite ubumuga mu miryango yabo uretse kuba bituma ubugororangingo n'izindi serivisi bikorwa mu buryo bworoshye, binatuma imibereho yabo yihuta, ndetse aho bitameze neza hagakorwa ubuvugizi. Nitwa Nizeyimana Jean Claude, nkorera mu Ubumwe Community Center, by'umwihariko mu gashami k'ubugororangingo. Ibikorwa nyirizina byo dukora ni ukugenda tukaganiriza imiryango y'abafite ubumuga n'abafite ubumuga bwite, tukabaganiriza, tugashakisha igisubizo cy'ibibazo baba bafite. Ibyo bibazo nibyo dufata tugakusanya dufatanyije nabo, twarangiza tukabishyikiriza izindi nzego zibishinzwe, cyane cyane tubakorera ubuvugizi mu buryo butandukanye, kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi bya bibazo bagaragaza uyu munsi bizabonerwe ibisubizo. By'umwihariko nko muri iyi minsi twari tumazemo ya lockdown yaguma mu rugo, hari abagenerwabikorwa benshi batabashaga kuba bagera nko ku Ubumwe Community Center, aho bagaragarizaga ibibazo n'ibyifuzo byabo, ariko twabasangaga mu miryango yabo, twarangiza tukaganira. Hari benshi bari bafite ibibazo by'ubukene, inzara, ariko ubumwe mu kubakora ubuvugizi Ubumwe Community Center bwabereye nk'igisubizo. Muri iyi minsi yaguma mu rugo, Ubumwe Community Center bwabashije kubagezaho ibyo kurya. Ibyo ni nk'umusaruro wabashije kuva muri iki gihe twabasuraga mu miryango. Hari n'abandi bari bafite ibibazo bijyanye no kuba bakwideplasa cyangwa se bagira aho berekeza. Muri ubwo buryo babashije kuba babona nk'amagare yabafasha kuba bakwicaramo mu rugo, cyangwa se kuba bakora n'ingendo z'aho hafi. Hari n'abandi bari bafite ibibazo by'uburwayi.
mu kuganira mu gufatanya ubumwe community center nk'ikigo gisanzwe cyita ku bafite ubumuga n'ubundi babasha kubavuza. Ubu navuga ko ari nk'umusaruro muri make wabashije kuva muri iyi gahunda yo gusura abafite ubumuga mu miryango, kandi ndizera ntashidikanya yuko iyi gahunda uko igenda ikomeza niko izabasha no kugenda ibahereza icyerekezo cyiza dufatanyije nabo. Ibyo kwishima ni byinshi cyane cyambere twishimira kubona umuntu wari umaze igihe kinini ari mu mubabaro agariye umunezero, kumva ko ari umuntu nk'abandi. Icyo gihe kiduha umunezero ukabije kubona umuntu wababaye cyane kongera guseka, kongera kwishima, kongera kumva ko nawe ari umuntu nk'abandi. Iyo ni intambwe ya mbere twishimiye. Indi ntambwe ya kabiri ni ukubona wa muntu utarushoboye ikintu runaka twahize ko dushaka kugeraho akakigeraho. Nk'urugero hari nk'umuntu utarashoboraga kuva mu rugo ajya kwiga agenda n'amaguru, akagenda bamuhetse. Ubu ngubu yashobora kugenda n'akagare, nk'umwana witwa Kelly amaza kumubona, bakagenda n'igare rya walking atari igare rya wheelchair, akaza kwiga. Iyo ni intambwe ikomeye. Hari uwundi umupapa wita Jean Marie, yari umupapa ahora mu buriri, adashobora kwihindukiza, adashobora kwicara no kuvamo. Uyu munsi ava mu buriri akicara mu igare, akava mu igare akicara mu ntebe, ubu umushyitsi mukaganira. Iyo ni intambwe kuri twebwe ibirenze, no kuri wa muntu ibirenze. No kuba umuntu atarashoboye kurya akigaburira, Jean Marie tubabwira ashobora kwiyambika, ashobora kwiyoza, Kelly ashobora kwigaburira ntabyo yari azi, ashobora kwimanura imyenda agakora pipi na kaka. Mbese twebwe kuri twe ibyo tugenderaho. N'abandi benshi batashobora kujya ku kazuba, ubu ngubu bakaba bashobora gusohoka mu igare wenyine akijyana hanze ayitwara. Ibi byose ni ibintu tubona bimeze nka progression idasanzwe, nubwo batabikora 100%, ariko ku rwego rwabo babikora. Ku bijyanye n'ubugororangingo mu kubasura mu rugo, icyo tubakorera ni ukubigisha. N'ubundi community based rehabilitation ni ugufasha umuntu kuzahuka muri bwa bukene cyangwa se muri bya bibazo bimuzitiye mu rugo bishingiye kuri bwa bumuga afite, cyane cyane ubwe abigizemo uruhare. Dufata rero gahunda yo kubigisha cyane cyane umuryango, yari umwana ufite ubumuga, ababyeyi be turabigisha, tukabigisha ibyo bagomba kumukorera. Niba ari ukwicara tukabigisha uko bagomba gufasha umwana kwicara, niba ari ukumurambura ingingo tukagerageza kubereka uburyo bashobora kuba bamufasha muri ya minsi tudahari, kuko akenshi tukunda kubasura nka rimwe mu cyumweru. Ariko icyumweru kigirwa n'iminsi 7, muri ya minsi 7 umunsi umwe ntabwo uba uhagije, ariko iminsi 6 twigisha umubyeyi ibyo agomba gufasha umwana. Noneho yarangiza muri cya gihe cy'iminsi 6 akaba ari umusaruro wazatwereka ko yagezeho. Mbere y'uko tugira icyo dutangira, iyo dusubiyeyo umubyeyi amanza kutwereka ibyo yagezeho, aho yagize ikibazo tukamanza kumufasha kugikemura, kugira ngo noneho tubone umusaruro mu buryo burambye. Ahangaha ni kundi munsi aho twafashe urugendo ruzamuka twerekeza mu kandi kagari ka Murambi. Ahangaha ni mu murenge wa Rubavu, muri aka karere ka Rubavu. Nanone hari umwana w'umukobwa witwa Nibishaka Marie Chantal, nawe afite ubumuga bw'ingingo, gusa uko yitabwaho ni nako bitanga umusaruro. Byongeye kandi agaragaza ubushobozi mu bintu bitandukanye, dore ko yigana n'abandi bana badafite ubumuga kandi agatsinda amasomo ye neza. Mbere nari narihebye, ariko ubu nariyakiye. Nabonaga abandi bari kujya ku ishuri, nanjye bavuga ngo sinzagire gute, sinzandika gute. Umubyeyi w'uyu mwana witwa Ayinkamiye Marita ahamya ko ibyo ikigo Ubumwe Community Center kimaze kumufasha byivugira byo bwabyo, ndetse ko uyu mwana umuntu muzi mu myaka 8 ishize, iyo amukubise amaso kuri uyu munsi atangazwa n'iterambere afite. Twarabayeho tubaho nabi, umwana abaho nabi. Namuhetse imyaka 8 nari mu mugongo, bamba igare ryo kumucunga.
igihe kiragera umwana bamwigisha kugenda, bakajya baranyohereza kwa muganga bakamugorora, na n'isaha bakimugorora, igare yarariretse, ubundi aragenda n'amaguru. Nibyo twashimira ikigo cyo ku Bumwe, cyaradufashije cyane. Izindi mpinduka zanaraje baradufasha, kubera ukuboko kwari kwarazamutse guhera hano, barakumanura buno nta kibazo, asigaye aragenda neza, ahekaga igikapu akajya ku ishuri. Buno asigaye aranziga akanzigira pomade, nanjye ngamugorora uko yabinyeretse. Umwanya yatari yaza kumfasha, nanjye ngaba ndi kwifashaho ku bumenyi yanyeretse. Uri ku rwego rwo kugenda uramunanura no kugenda uramwigisha uko bigomba kugenda, mbese nawe akagenda ari kuva mu buzima bubi ari kwinjira mu buzima bwiza. Umukozi wa Ubumwe Community Center ushinzwe abafite ubumuga mu myigire n'imibereho yabo ya buri munsi, Ndererimana Vincent William, avuga ko gusura abafite ubumuga mu miryango yabo byazanye impinduka nini ku buzima bwabo. Gusa agaragaza ko hakiri imbogamizi nke zo kuba babageraho bose uko bangana, ariko nanone avuga ko hari icyizere cyinshi ku buryo mu gihe kiri imbere nabo batarageraho bazajya babasura. Yanakomoje ku buryo bukoreshwa bafasha abafite ubumuga kwigira. Kuko mu Bumwe Community Center hatangirwamo serivisi nyinshi, haba hari abantu baba mu ngo bari kure y'ikigo batashobora kugera kuri ahangaha ikigo kiba gikorera. Bumwe Community Center rero bwashyizeho gahunda ya home visit mu rwego kugira ngo dusure bari abantu bafite ubumuga badashoboye kugera hano, tubagereho, tubajyanire serivisi dukorera aha mu kigo, tuzibajyanire aho hantu baherereye. Ni muri urwo rwego muri gahunda za home visit koherezayo rimwe na rimwe itsinda rigizwe n'umuforomo, rigizwe n'umuntu kine, umufiziyotherapist, rigizwe ndetse n'umuntu social. Social ni ukugira ngo barebe umuntu bagiye gusura neza, barebe muri konazi zose cyangwa se mu mpande zitandukanye ikibazo yaba afite, ndetse n'ubushobozi ikigo gifite, mu bushobozi ikigo gifite harebwe niba hari icyo bamufasha, mu by'ukuri hari serivisi bamuhereza. Home visit program yadufashije ibintu byinshi cyane. Kera hari abantu bazaga kwaka serivisi, wareba ahantu aturuka, wareba kumubwira ngo azajya ari kuza guhabwa serivisi mu kigo, ugasanga ni ikibazo. Home visit rero yaje ikemura ko umuntu utuye kure tumwisangira aho atuye, tukamugeraho, tukamubona. Hadufite ubuhamya butandukanye. Ubuhamya butandukanye ni ubuhe? Hari abantu benshi batashobora guhaguruka iwabo, bari barimo bicwa n'inzara, bari bafite ibibazo bitandukanye by'imibereho myiza, mu makonfuri mu miryango yo hirya, kandi ayo makonfuri aturuka ku bumuga bafite. Ubu ngubu Ubumwe Community Center biciye ku bakozi bakorera muri iyo gahunda ya home visit, ibintu bigenda bitanga igisubizo cyiza cyane, ku buryo ubu ngubu dukorana n'imirenge itandukanye y'akarere ka Rubavu. Hose turahagera dusura abafite ubumuga, tubafasha gukemura ibibazo, tubahereza ubufasha bakeneye. Nicyo home visit igamije. Ubu ngubu abafite ubumuga muri rusange bari muri iyo gahunda ya home visit barayishimira cyane. Nabo tutarageraho tuzagenda tubageraho. Haracyari inzitizi rumva kugera mu karere kose ka Rubavu ukagera kuri buri muntu, inzitizi ntabwo zabura. Inzitizi ni uko turacyakeneye kubona fuweri nyinshi ituma tugera kuri abo bantu, kandi tukabageraho igihe cyose badushaka, tukabageza no ku byo bashaka byose muri rusange. Ariko dufite icyizere cy'uko mu gihe kitari kirekire cyane hazaba habonetse inzira ituma abantu bose naho dushaka kugera hose muri ako karere no ku bafite ubumuga bose bizakunda. Ndumva ari byo ngibyo. Murakoze cyane. Ibyakozwe kandi bigikorwa n'iki kigo cya Ubumwe Community Center ni byinshi, by'umwihariko mu kwita ku bantu bafite ubumuga. Umva ko abafite ubumuga butandukanye ndetse n'ababyeyi b'abana bafite ubumuga bashimiye iki kigo. Ikintu cya mbere ni ukubashimira kuko dukorera serivisi bakora n'ubwitange bwinshi.
kumva bakomereza aho mu byo bakora rwose kandi Imana zibafasha. Icyambere navuga ni ugushima Imana yahabaye kuko ikigo cyamfashije ibintu binini. Umwana ntabwo yigeze agira ihezwa, umwana mu rwego rw'ubwenge busanzwe ashobora kuba ageze kuri nivo y'abandi, yamenya uko abana n'abandi, nta hezwa ryamubayeho. Umwana yaravuwe kugeza ubu ngubu n'ubu aracyavurwa. Nagize amahirwe cyane, nshimira ikigo Ubumwe Community Center, yaba ugihagarariye yaba abaganga bagikoramo kuko ntabwo bahwema kumwitaho, cyane cyane nko muri iki gihe cya Covid, aho umwana atarabashije kugira ngo ajye mu kigo avurwe, bagendaga bagira uburyo baza kuvurira umwana mu rugo. Nashimaga ikigo cyane rero kandi nshimana Imana yahabaye igakora ibyo byose. Genda ngo nabona uko nabashima ko ndacyo nambite nabatura si Imana mu ijuru rero yabashima yonyine n'ifite imbaraga zo kubashimira. Cyo kubashimira ndabona nakibona nabashimira mu mutima wanjye gusa bangiriye neza cyane. Ndashimira abayobozi bakoze akabandira gishirira akamenya uko mbayeho kose. Kugira ngo badasubira aho bavuye, ubundi misiyo y'ikigo Ubumwe Community Center irasobanutse cyane. Icyo dukora cya mbere, umuntu ufite ubumuga, icyo tumufasha cyangwa se mwe muri misiyo ikigo gifite ni ugufasha ufite ubumuga kwifasha. Niyo mpamvu rero muri izo gahunda za Home Visit twigisha abo bantu bafite ubumuga kwifasha. Hanyuma ntabwo ari ukubigisha gusa, tubakorera ikintu kimeze nk'imishinga mitoya ku bufatanye nabo. Bo turabigisha bagahitamo cyangwa bagakora n'imishinga ibafasha kudasubira aho ngaho bahoze. Hanyuma twebwe nk'ikigo icyo dukora, kuko tuba twabahaye ubufasha butuma batangiza iyo mishinga yabo ibafasha kwiteza imbere. Iyo mishinga yabo tugenda tuyikurikirana umunsi ku munsi, kuyimonitoringa no kuyivarira, tukareba niba koko aho umuntu yaturutse ariho akiri, cyangwa tukareba koko niba icyo twamwifuje uyu muntu cyarahindutse yarageze ku kindi kintu. Ubwo rero biciye muri iyo misiyo ikigo kiba gifite, ntabwo tuba tubona ko umuntu yasubira inyuma. Umuntu ashobora gusubira inyuma kubera wenda izindi nzitizi, ariko izo nzitizi tuziganiraho nawe tukagenda tuzikemura dufatanyije n'inzego z'ibanze n'ubuyobozi, byose kandi bikagenda neza. Murakoze. Turabashimiye aho muri hose, by'umwihariko wowe wafashe umwanya wawe ugakanda ahanditse subscribe, uri uw'agaciro kuri twe. Nanone wibuke gusangiza aya mashusho ku nshuti zawe, ubu buhamya bugere kuri benshi. Murakoze.